Yes, reka nongere rero kuguhereza ikaze nge ndi Bosco Nsabimana nk'uko mubimenyereye mu kiganiro. Ukibona iyi message niyo nje kugusobanuriraho zino message zombi zagiye zitambuka cyangwa se zagiye zica ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ni ku nkuru nari nikoreye nyishyira kuri YouTube yirebwa n'abantu benshi cyane, nyuma biza kuvamo agake gakomeye cyane birangira umuhanzi muzi mwakunze muri benshi ari we Kamikazi Dorcas anyandikiye. Nk'uko muri kubibona ku mazina ye hejuru rero na email yiwe Kamikazi Dorcas 1234, iyo ni email Dorcas akoresha, niyo email iri muri telefoni yiwe. Nawe rero yanyandikiye muri comment, aranyandikira hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, ndakeka n'ejo hashize saa sita gutyo. Aranyandikira, yanyandikiye comment zigera muri ebyiri, ngira nimba mutangira mwabonye iya mbere yabanje kuvuga ngo arabeshya, iriya niyo yatambutseho bwa mbere ntiyanyurwa, ubwa kabiri arongera yandika comment ya kabiri. Dorcas we nyir'ubwite aranyandikira ambwira aya magambo agira ati mukuri nkubaze kandi unsubize, ubundi ibi kungura iki? Ubwo arashatse kuvuga ngo ibi ngibi wenda bikungura iki, ibi bikungura iki? Icyo ubwo yavuze ibi bikungura iki? Iki koko ngo ibi bikungura iki koko? Ndababaye, niko yivugiye ubwe. Dukurikije message yanditse rero cyangwa se comment yanditse muri comment n'abandi bose bagiye batera, agira ati mu by'ukuri nkubaze ibi bikungura iki? Cyakoze cyo ndababaye. Wumva yuko ari ibintu byamubabaje, koko ari ibintu byamubabaje kuba inkuru yaramugezeho agahita atera comment. Ariko nagira nkubwize n'ukuri ko kuva bano bana batangira kuba abahanzi bakageza izi saha, ninjye mu YouTubers uriho mu Rwanda wabashije kwakira comment ya Vestina na Dorcas. Nimba mbeshya hagira umuntu unyomoza abinyandikire, ambwira ati ngiye baranyandikiye, anyomoza bimbwire. Ni ngiye muntu ukoze agashya mu Rwanda, mu bantu bose bakora amavideo bakora inkuru mu Rwanda bakazishyira ku mbuga zabo za YouTube, abavuga ku baki bakavuga ku baki bagakorera ku nkuru zo hirya no hino. Ni ngiye muntu bashije kuvugisha bano bana mu bijyanye na comment. Ni iki rero cyatumye aba bana bari baranze kuvuga ku bitangazamakuru byo mu Rwanda, baranze kuvuga ku nkuru babona babavugaho n'izindi nyinshi? Ngira ngo hari inkuru bagiye babakoraho mu mwaka wa 2020 gutyo, bagaragaza ngo bashyingiwe, ngo baratwite, ngo bageze gute, bacyaduka. Izo nkuru mwagiye muzibona. Aho hose bano bana bagiye bicecekera, ntibavuga. Babandikaho inkuru zose baravuga, bashwana na Irene ntibavuga, baricecekera. Ariko uyu munsi wa none nagiye kubona ngiye muri notification yanjye, mbona nakiriye Kamikazi Dorcas uririmbana na Vestina. Comment ye nk'uko nayigusomeye mu kanya, nk'uko nawe uri kubyibonera, ngira ngo amazina hano muri kuyabona, ngira ngo n'ifoto ye muri kuyibona hariya. Iyo haje iyi email imeze gutya, umuntu aba ari uwa nyawe. Hari igihe abantu benshi bakunda kwandikirana n'abantu kuri Facebook, ugasanga nk'umuntu yise Vestina cyangwa se undi yise Dorcas, ashyiraho n'amafoto ye, wewe ukajya ukandika ugira ngo niwe. Kuri Facebook biba bigoye ko nyine umuntu yamenya uwa nyawe n'utari uwa nyawe, kuko kuri Facebook hari abantu benshi biyitirira abantu, bakavuga ati ngende runaka, bitewe n'uburyo bakunda abo bantu cyangwa se bashaka kujya bakururamo abo bantu babakurikirana, cyangwa se kugira ngo baba bafite ingamba zabo bashaka kugeraho. Kuri Facebook ho ntiwabitahura, cyangwa se na Instagram hari abantu benshi bashobora kuzitira kugira ngo bakunde babone aba flowers. Ariko ku bijyanye na noza na comment cyangwa se na email, nta muntu ujya witiranwa n'undi ngo bigire bite bikunde. Niyo mpamvu iyi ngiyi ni email iri muri telefoni ye, nk'uko nawe muri telefoni yawe ufite email, iyo uteye comment hagenda amazina yawe ya email yawe usanzwe ukoresha. Uyu rero ni Dorcas wa nyawe mu gahinda kenshi agira ati ndababaye.
ni njye muntu wabashije kumuvugisha agira ati ndababaye. Nkimara gusoma iyi komenti umuntu twari turi kumwe yambwiye ati wimusubiza, mwihorere, ati bireke bigomeze gutyo, bigume muri saga, wimusubiza mureke, wigira ikintu uvuga, mwihorere nyine birangire gutyo. Ndatekereza bwa mbere nsiba ibyo nari nanditse ibintu birebire, ndabifata ndabisiba, ubwa kabiri ndongera ndandika ndayohereza ndamusubiza. Ariko nabwo wenda kuva nakongera kumusubiza iyo komenti ntabwo yagarutse ngo yongere avuge kuri ya komenti gusa. Niyongera kugaruka nabwo ndaza kubereka ibyo yanyandikiye n'ibyo twandikiranye njyewe nawe ku bijyanye na kino kiganiro. Iki kiganiro rero cyatumye uyu Dorcas anyandikira kivuga giti, kivuga gute, gikoze gute. Ni ikiganiro kiri kuri YouTube yanjye Kamatoki TV. Uyijyaho ukandika Kamatoki TV mu kinyarwanda gutyo mbikubwiye, ugasacinga hakaza amavideo, ukajya kwanda ahantu handitse video, ukazamura amavideo ya vuba, ngira ngo igiye kuzuza iminsi 4. Iyo video uhita uyibona, ni video Vestina ari kurebana na Kirisizi basa nk'abagiye kwambikana impeta. Ndagira ngo umfashe ugende weho uri kumva kino kiganiro, usacinge iyo video, uyirebe, uyumve, wumve ngo ese ubundi hari ibintu bibi nigeze mvuga kuri Vestina na Dorcas. Urareba ko batangiye kunyikiramo, bahagurutse, batangiye kubababaza kuba nabavuzeho. Ariko njyewe ndagira ngo nkubwire Dorcas, nawe ndabizi kino kiganiro nacyo uracyumva nk'uko wumvishe n'ibindi uri bwacyumve. Nta kintu kibi na kimwe nakuvuzeho. Kuba naravuze yuko weho Vestina murumuna wawe yambikanye impeta na Kirisizi, ngira ngo ntago ari ikintu kibi kuba washyingirwa ugakora ubukwe cyangwa se ukambikana impeta n'umusitari nka Kirisizi. Ntago ari ikintu kibi, kandi n'ubundi musanzwe muri inshuti mwebwe na Kirisizi. Ngira ngo kuri anniversary yawe urabizi ko yari ahari, njye nawe twari duhari, twese twari duhari. Ngira ngo njye nawe tusinanye kuri byinshi, sibyo? Kirisizi yari ahari, ibyo yagukoreye urabizi. Rero kuba na promoting ubushuti bwanyu mwabafasha kubugeza kure, ngira ngo ntago ari ikintu cyatari kirenze ku buryo bavuga ko byakubabaje. Ikibi ni uko nanakuvuzeho ibintu bibi, ariko kuza mvuga ibintu byiza nanone, kandi n'ubundi uzi ko uzakora. Ngira ngo ntago ari ibintu bibi, ntubyakire nabi. Nta kibi na kimwe nari ngamije, ngira ngo nta n'amagambo mabi nigeze mvuga ku bijyanye n'imikorere yawe cyangwa se n'imikorere yanyu, yaba mwebwe na Irene cyangwa se na Dorcas. Mwebwe mwese nta kintu kimwe na kimwe kibi nigeze mvuga kuri mwebwe. Ngira ngo kino kiganiro nyuma y'uko Kamikazi Dorcas cyangwa se Dorcas nyine muzi we na Vestina, we amaze kukibona, yarindiriye kino kiganiro ngo akirate akereke Vestina murumuna we, kuko ntago bari bari kumwe. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu bataragira ikindi kintu bongera gutangaza ngo basubize bavuga ati gutya na gutya. Yarindiriye ko murumuna we aza ngo akimwereke. Ntago bino bintu dukora. Yambajije ngo bino bintu ukora bikungura iki koko? Ati nyine ndababaye. Ariko buriya nagira ngo ubwire nk'uko namwe mwakoze indirimbo zikabageza kure, kubera kucisha kuri YouTube impano mufite tukabamenya, kubera support y'abantu babareba, mukamenyekana mukagera kure. Icyo kintu mwifuzaga gukora ko abantu babamenya, icyo kintu mwifuzaga kugeraho, nicyo na buri muntu wese ukora inkuru kuri YouTube aba yifuza gukora. Kuko kuri YouTube akenshi abantu babahaye ibintu bisa nk'aho ari ibizima cyangwa se biciye mu kuri, abenshi ntibabireba. Ariko igihuha barakireba rwose. Ariko bafana banjye si ukubabwira ngo wenda mujye mureba ibihuha. Hari amakuru y'ibihuha, hari n'ayaba ari aya nyayo. Ariko nkanjye nta nkuru y'igihuha njya nangaza. Buri nkuru yose bifite umutwe wayo, mfite n'ibyo ndi kuvuga mu nkuru byumvikana kandi bijyanye n'iyo nkuru njyewe mba ndi gukora, ndi kuvugaho. Ubwo rero sinzi impamvu mwabifashe nabi. Wapi, ntabwo ari ibintu bya danje, ni ibisanzwe. Ngira ngo wenda iki kiganiro kiri bwagufashe gusobanukirwa impamvu nakoze
iyo content imeze gutyo. Ngewe iyo content kuyitekereza ni ukuvuga ngo buri wese akeneye kuzamuka kugira ngo agaragare agere aho mwageze, kandi namwe ndumva nk'abantu bavuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo ntabwo mwifuza ko abantu bahera hasi. Bibaye byiza abantu babasaba interview, abantu babasaba ibiganiro mwajya mubibaha namwe mukabafasha kuzamuka nk'uko namwe mwafashijwe na Irene mukaba mugeze ku rwego mugezeho ubu ngubu. Umuntu nakuvugaho rero kugira ngo we abashe kugira ahandi hantu agera, akenshi nubireba ntuzabifate nabi.